ibintu mu isi ari intambara, ariko abari muri Kristo bikaba amahoro. Ikibazo gikomeye kimwe, sibyo? Yego. Reka twinjire mu buzima bw'isi bwa buri munsi. Yego. Iyi si ifite abaperezida mbona bakomeye batatu. Yego. Perezida wa Korea y'Amajyaruguru Kim Jong Un. Yego. Turi kugendana perezida w'Uburusi Vladimir Putin. Yego. Turi kugendana perezida wa Amerika Donald Trump. Aba perezida uko ari batatu. Siko imeze? Noneho tukiyongeramo n'undi uzabayingayinga hafi aha ngaha hano mu burasirazuba bwo hagati. Yego. Witwa nde? Witwa Netanyahu. Yego. Yego. Wa Isirayeli. Wa Isirayeli. Igihugu cy'amasezerano. Bavuga ko ari igihugu cy'umugisha. Uriya we buriya ari mu nshingano. Ari mu ararwana intambara z'Uwiteka. Z'Uwiteka. None aho perezida nkubwiye bose uko bameze uko nguko. Ko Imana yahaye ubwenge ikaba ububasha ikaba buri kimwe cyose. Nkaba mbona rero bateje akaga iyi si amaherezo yabo nayahe. Kandi ariyo mpamvu nakubwiye ibintu bitatu. Kugira ubwenge, urumva, kugira ubutunzi, kugira icyubahiro kidafite Yesu ari ubusa. Aba bantu ubwo ni ubusa. Ni ubusa nyine. Bazapfa. Iri jambo rivuze iki? Ni bwa bubasha Imana yari yahaye umuntu n'umugisha. Yego. Niyo mpamvu rero umugisha ubona abantu bazi ko bawukorera ariko ntibazi ko Imana nayo kuko yanze gutakaza umuntu, buriya hari ikintu Imana itazakora mu buzima. Abantu bafite ububasha bahawe n'Imana. Yego. Ndetse bakicara no muri wa mugisha. Yego. Uyu munsi bakaba bafite ubwenge. Yego. Ariko ubwenge bafite bakaba bari kubukoresha nabi. Bakaba bari kurimbura abandi. Icyo ni ikibazo gikomeye. Iki rero nitukigarukaho tuzakivimuzi neza, nibwo uzasanga abafite ibintu biha ububasha kurenza ubw'Imana yabahaye. Uyu umuntu ufite ibintu, ufite n'amafaranga, uyu muntu we yumva ko akomeye cyane. Abasenga TV, kora subscribe. Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi tubabwira ngo mwebwe mwakanze subscribe, muri abantu bagaciro, muri abantu b'umumaro, muri abantu b'umugisha, n'abandi mutari mwayikanda ni mukande subscribe, mwiyunge kuri Nowa TV1, mwiyunge ku Basenga TV. Uwiteka Nyiringabo arushaho kubagirira neza cyane. Nowa, umeze neza pastor? Ndaho ndashimira Imana. Natwe nanjye ndakomeye, inyuma ya kamera ndabona nta kibazo mfite. Ariko nago nari nguherutse. Urabona iminsi ni njyana muntu muri iyi minsi. Ntabwo byoroshye umugabo ugomba kujya gushaka umutsima. Ni itegeko. Ahangaha nta mutsima uhari. Ahangaha ni ukugira ngo twigishe abantu, tubabwirize ubutumwa bwiza nk'uko twabuhamagariwe, duhugura abantu, ubu twongeye tugiye gushaka umutsima ahandi. Ariko njya numva ngo harimo n'abawukuramo. Ntago barangiye, ntago ndawukuramo, kandi nawe ndahamye utarawukuramo. Sibye ko bambwira ngo ni ba Rutemayeze. Ni ba Rutemayeze? Twe turashaka guhinga rero, ntago birera cyane. Ubwo Rutemayeze atema iby'amani ntago aba ari ibiki. Yego. Twe ntago turi muri abo ngabo rero. Imana ishimwe. Okay, reka dutangire dusenga Imana. Nitumara gusenga Imana turaganira ku ijambo rivuga ububasha Imana yahaye umuntu. Amen. Ariko umuntu akikura mu bubasha Imana yari yamuhaye. Yego. Gusa Imana ni inyembabazi. Cyane. Turagushimye Uwiteka Nyiringabo, Imana ikomeye. Tugushimiye ineza n'urukundo rwa no gukomera kwawe, kandi tugushimiye ibyo wakoze byose by'imbaraga ku buzima bwacu. Bana natwe muri byose rero, mu ijambo, mu muguro, muri buri kimwe cyose, mu butumwa bwose bwo gutambutsa ahangaha ntaba ari twebwe, ahubwo izina rye rihabwa icyubahiro. Niko nsenze abari ku isi bose ngo babone amahoro, kandi amahoro aguturukaho, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Pastor, no umeze neza? Ndaho ndashimira Imana. Twanzike mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndakumva, kugira ngo turusheho kugendana twese turi mu mujyo umwe kandi tumeze neza cyane. Hazajya mu ijuru, hazajyayo n'ubundi abahuje, abadahuje ntago bazagera. Yego cyane rwose. Amen. Amen. Umuntu Imana yamuhaye ububasha bwinshi cyane. Imuha gutwara ibiri ku isi byose cyane. Imuha buri kimwe cyose, imuha ubwenge cyane. Niki cyatumye kugira ngo umuntu yihenure ku Mana? Byagenze gute? Kwihenura ngo yashakaga gusa nayo, yitari yamuha igihe cyo gusa nayo. Bituma rero ahura n'umunyazi, arangije aramunyaga. Ariko kaga turimo muri iyi minsi. Yego. None iyo turebeye muri iyi minsi ya none, ikiremwa muntu
cyahawe ubushobozi n'Imana isumba byose. Yego, ariko kugira ngo cyubahishe Imana uyu munsi kirakora ibyo gukiranirwa. Kuki umuntu yishyize hejuru akigira nk'Imana, amaherezo yabyo aba yahe? Ese ubwo turavuga ku bakomeye bafata icyubahiro cyabo, bagafata n'imbaraga zabo bakazikoresha mu bubasha bwabo atari ububasha bw'Imana. N'aboroheje badaciye bugufi, n'aboroheje baba imbere y'Imana. Yego. Ubwo rero nguhaye umwanya muri icyo kiganiro. Icyambere, Imana yahaye umuntu kwita ibyo Imana yari yaremye cyangwa yari yavuze. Yego. None umuntu amaze kubyita biba uko yabyise, irangije irabona ngo ntakwiye kuba wenyine, imuremera n'umufasha. Ahubwo ikibazo gihari nyamukuru, biyambuye ububasha, baha ububasha imbaraga zidakwiriye. Ariyo mpamvu ubona abantu benshi baheze mu rungabangabo, kuko umuntu icyambere yarise amazina. Ntabwo nusoma neza ibyanditswe byera, nta hantu Imana yigize yita. Umuntu niwe wise ibintu byose amazina, imuzanira ngo n'umufasha umukwiriye, nawe amwita izina ngo kandi uko yabivuze aba ariko biba na bugingo n'ubu. Ntabwo Imana irigira ihindura fotokopi yabyo, ahubwo umuntu niwe wahinduye fotokopi yabyo. Noneho birangije bimugiraho iki? Ububasha, bitewe n'ijambo yagize gute? Yanze kumvira, ahubwo ahindura ijambo. Ijambo yakoresheje rero niryo ririmo kumubiza ibyuya. Ejo rero wari wambajije cyangwa mu gihe gishize ngo ni iki gituma turi kuruha? Umuntu niwe wirushya, ntabwo Imana imurushya. Umuntu niwe wirushya. Muri uko kwirushya rero, kuko Imana ikunda umuntu idashobora kumutakaza, bituma igaruka kugira ngo yongere imushake. Ariko no muri uko kumushaka n'ubu umuntu arakirushya, na bugingo n'ubu. Yego. Ariyo mpamvu Kristo yavuze ngo umuntu ubundi yagombaga kubaho by'iteka ryose, arangije noneho yiyambura ububasha mu byo Imana yamuhaye, yiyambura n'ububasha mu butware Imana yari yamutegetse, ahubwo arakosa. Ibyo tubisanga mu gice cya 3 cy'Itangiriro. Imana rero nayo ihitiza iraducungura, ariko mu kuducungura ya makosa umuntu yinjije na bwa bubasha yari yamuhaye irabimurekera, ariko irangije iramubwira ngo ni wowe wo guhitamo. Ubu niyo mpamvu ubona umuntu arwana no guhitamo. Nkaho kubira ibyuya byari itegeko ko mu Itangiriro ryari ririmo yuko ngo umugabo kuko yacumuye ngo azajya arya yiyushye icyuya mu bice 3, ngo kuko umugore nawe yumviye icyo atagombaga kumvira azabyara biruhanyize, ngo kandi no kumwica indi zamwica. Noneho icyakoze gukora ayo mahano rero cyo Imana irangira akibwira ngo uzarya urya umukungugu kandi uzajya ukurura inda, ngo azajya kumena agahanga, ngo ariko nawe umukomeretse iki? Agatsitsino. Noneho ngo kandi ngo ibaye n'ikivume burundu, izagira iki? Umukungugu. Muri make ubwo ninde? Ni Satani. Buriya navuze ngo iyo umuntu atarebye mu Itangiriro neza, kwanza n'ibindi bitabo byose abisoma nabi. Oya, ubundi shingiro ry'umuntu n'ububasha bw'umuntu ni Itangiriro. Kuko n'umwana yavutse utarezwe nikazamuka. None rero aho urimo kugira, hari ijambo dusomamo ngo azasiga se na nyina. Asangwa bazabana karamata. Iri jambo rivuze iki? Ni bwa bubasha Imana yari yahaye umuntu n'umugisha. Yego. Niyo mpamvu rero umugisha ubona abantu bazi ko bawukorera ariko ntibazi ko bawuhawe.
oya umugisha nuko tukora ko umugisha twawuhawe n'Imana twawuhawe umugisha n'Imana uravukanwa ariko ntago tukwa ahubwo twe tuwicayemo ahubwo kuwukoresha kugira ngo tuzeho nibyo abantu bahunze no kugira ngo tumenye ko turi mu mugisha biragoye kubera iki kuko abantu bakunze ibishuko cyane yego kuruta gukunda umugisha w'Imana no gukunda ububasha Imana yari yamuhaye no gukunda ubutware Imana yari yamuhaye ahubwo akunda ibimubiza ibyuya rero Imana nayo kuko yanze gutakaza umuntu buri hari ikintu Imana itazakora mu buzima kurema kabiri hoya Imana ntabwo izigeremo kabiri yaje kuducungura rero rivuze ngo nicyo cyatume nde mu muntu Imana ishimwe ariko icyo cyamutumye imuremo arishaka uburyo izongera ikayungana iragarukira mu icunguza rero anga abantu barimo kuhananirwa ariyo mpamvu igihe turimo ari ijambo ryitwa guhitamo rero uyu munsi igihe turimo ndetse no mu batubanjirije mu gihe cyo gucungurwa k'umuntu ni uguhitamo kuko umuntu ubwo yahise ajya mu migabane ibiri cyane bivuga ngo rero umugabane umwe iyo utabaye maso urakurimbura ariko ngo iyo ugarutse ukaba maso uracungurwa amen bivuga ngo gucungurwa rero abantu benshi bajya bayibeshaho ko iyo yacunguwe aba azi yuko avuye muri bya ni ukubire kubirimo ariko ukabireka ugatandukana nabyo nicyo bita guca akarande guca akarande n'ibyo wavuyemo wari usanzwemo ukajya mu bundi buzima bushya ariko n'ubwo ubugiyemo wa mujinga wo mwitangira azaza kugutangira muri bya bindi bishya yego ni wowe rero usabwa kuhirinda muri za nzira ugomba gucamo ugomba guhitamo kwirinde iyo umaze guhitamo rero inzira nshya rero wa mwanzi waza kugutegera imbere arazenguruka yego iyo arimo kugutega rero ikintu usabwa ni kimwe ni ukwirinda kuko iyo utirinze wisanga muri wa mwobo wakwepaga uvamo wa wundi wahungaga ariyo mpamvu ubona abantu benshi ari wo mwobo bagarutsemo noneho bagahita biha ububasha iby'Imana yabahaye ngo bafatanye n'abandi cyangwa bubaha Imana bibabera umugisha bikabavukiramo kuba umuvumo tugana ku musozo yego ubwo ibyo byose byatewe nuko yewe hari abantu bafite ububasha bahawe n'Imana yego ndetse bakicara no muri wa mugisha yego uyu munsi bakaba bafite ubwenge yego ariko ubwenge bafite bakaba bari kubukoresha nabi bakaba bari kurimbura abandi icyo ni ikibazo gikomeye iki rero nitukigarukaho tuzakivimuzi neza nibwo uzasanga abafite ibintu biha ububasha kurenza ubw'Imana yabahaye uyu muntu ufite ibintu ufite n'amafaranga uyu muntu we yumva ko akomeye cyane ndetse noneho rero hari ijambo ryitwa gusiga yego naryo tuzariganiraho kuko iyo umaze gukura usigaswa na nyoko ukajya gukora iby'Imana bundi yategetse usibye suna nyoko rega naburamo Imana ambwiye ngo va oya aho ngaho iyo twahinjiye iyo tuvuga Kristo avuka muri Aburahamu cyane ntabwo avuka kwa Adamu kwa Adamu ajyayo agiye gucungura kugira ngo umuntu agaruke mu bugingo bw'iteka noneho kwa Adamu rero niho twasanze umuntu agota agacikira Satani akaza gushuka umuntu agasubira hahandi yavuye aricyo kizamo rero abantu bashaka kurutanishwa ububasha bw'ibintu kandi ibintu bitacungura umuntu ubundi hari ibintu bitatu bitacungura umuntu ubukire icyubahiro urumva ubukire n'icyubahiro no kuba ufite ububasha ariko hatarimo Kristo buryo abariziro ayo ntabwo cyagucungura ntabwo ibyo bicungura umuntu none yego iherezo ry'abakomeye batubaha Imana rizabirihe ni ukurimbuka n'isukiteka ntago nciteka Bibiliya irabivuga niba bishaka bazagende basome mu mubwiriza
igice cya kabiri umurongo wa 22. Yavuze ko ibintu byose ari ubusa. Nuko rero ibintu byose yabigize ubusa. Nuko rero urashaka gufata abakire bafite amafaranga yabo ukajya gusoma ko ngo bumve ko ari ubusa. ni ubusa nyine. Oya. None se umubwiriza nagaruka akavuga ngo ikiruta byose ni iki? Ni ukubaha Imana. Bivuga ngo umuntu utubaha Imana naho yagira ibyamirenge ku ntenyo ni zero. Ajya ngo umukire nawe bari ikigenge bigenda bite muzehe? Niko ngo umukire w'ikigenge ngo bizamugire cyane. Umva ngo arutwa ahwanye n'umupfapfa. Abakire ntabwo tubatutse mwihangane. Oya ni byanditswe biri kubivuga. Ariko abakire ntabwo bakwiye kwigira ibyigenge. Ubundi abakire bagagombye gufasha abanyantege nke. Iyo tuvuga abanyantege nke ni abakene. None ikibazo uyu munsi ngiye kukwereka gatoya. Aragira ibintu akabijyana muri Beneri. Beneri yabifata bakamwita igisambo. Ariko yaza kugira abafasha bakamusengera iryo sengesho ryakamucunguye. Ahubwo ejo ugasanga ngo yatanze na sheke itazigamiye. Kandi iyo sheke nyamara yaza guha umuntu ibyo kumufasha urumva yari kumusengera. Niyo mpamvu rero ibintu mu isi ari intambara. Ariko abari muri Kristo bikaba amahoro. Ikibazo gikomeye kimwe. Sibyo? Yego. Reka twinjire mu buzima bw'isi bwa buri munsi. Yego. Iyi si ifite abaperezida mbona bakomeye batatu. Yego. Perezida wa Korea y'Amajyaruguru Kim Jong Un. Yego. Turi kugendana perezida w'Uburusi Vladimir Putin. Yego. Turi kugendana perezida wa Amerika Donald Trump. Aba perezida uko ari batatu. Siko imeze? Noneho tukiyongeramo n'undi uzabayinga hafi aha ngaha hano mu burasirazuba bwo hagati. Yego. Witwa nde? Yego ibyo nge ndabihindura zero. Itone nyine baze mwereke. Hakazamo minisitiri wigize kasha wiyita witwa Netanyahu. Yego. Wa Israel. Igihugu cy'amasezerano. Bavuga ko ari igihugu cy'umugisha. Buriya ari mu nshingano. Ari mu ararwana intambara z'Uwiteka. None aho perezida nkubwiye bose uko bameze uko nguko ko Imana yahaye ubwenge ikaba ububasha ikaba buri kimwe cyose. Nkaba mbona rero bateje akaga iyi si amaherezo yabo ni ayahe. Kandi ariyo mpamvu nakubwiye ibintu bitatu: kugira ubwenge, urumva, kugira ubutunzi, kugira icyubahiro kidafite Yesu ari ubusa. Aba bantu ubwo ni ubusa. Ni ubusa nyine. Bazapfa. Nibihana bazacya, nibatihana bazapfa. Arega Bibiliya niyo ibivuga. Nusijya ngo barabagabura ako barabasanga base nibo bayimana bajya gusenga. Urumva? Kandi wibuke ko Farawo nago yagombaga kubura kugira ngo Imana yigaragarizeho amahanga yose kwishobora. Ase kugeze kwa Farawo niki cyatumye Imana itica Farawo ngo imwiciye mu mazi? Ariko buriza ukuntu yamwishe nabi. Uzi kukuvuna akaboko. Nagasigaye kandi kazi kakavuna. Ubwo se urumva ubusigaranye. Ariko yasigaye ku nkombe burangiye birizi ikintu byarimo bivuga. Buriya ni nk'uko uzi bavuga ko Samusoni yaba yarapfuye nabi, ariko Samusoni yapfuye neza. Samusoni yapfuye. Urumva kuko icyambere yabanje kwica abantu benshi. Abatwikishije ifumba y'imirizo y'ingunzu. Urumva nako y'ingano cyangwa y'imiceri, y'ibyatsi by'imiceri. Yego. Kabiri yica umwami n'inteko ze zose. Nicyo n'ubundi Uwitekaje gukorera abo muri iki kinyejana cya 21 nibatihana. Ndagushimiye Pastor Noma. Abadukurikiye mukomeze mukande subscribe. Mutanga ibitekerezo, ibiganiro mu bisharinge, ndetse kuri Ndaguteture TV ngibyo TV show naho mugereyo mukande subscribe. Uwiteka Nyiringabo abana namwe. Ari tugiye kurenzaho usengera Imana kugira ngo dukize akaga nzagarukaho ni ijambo uburyo umuntu asiga se na nyina agasanga uwakaramata. Iki nacyo njya mbona bakigiraho komite. Icyo geza kuzaza n'umukobwa uzane n'umusore ubasezeranye ku karubanda nibwo uzabemera kwigisha rero Imana ibagirire neza kandi bishimire. Imana igumugisha. Amen. Reka dusenge. Data wa twese udukunda umurengezi, igaragaze muri byose kandi wihesha icyubahiro, kuko Bibiliya itubwira neza yuko umuntu ahitamo. Rero guhitamo nuko umuntu
kandi turasoza inshingano waduhamagariye. Tubonye ko abasore n'abagabo n'abakobwa baruhijwe, ariko ni wowe iyo bafite amahoro yawe ntago baruhijwe. Turi mu isi dufashe igihe mu ntambara nk'uko wabivuze, ariko uturinde izo ntambara, twamamaza ubutumwa bwawe bwiza, uturinde kwiyoberanya no kwishushanya nk'ab'iki gihe. Umwuka wera amanuka aganze mu izina ryawe Kristo none n'iteka ryose. Amen. Amen. Mungu awabarikiwa.